Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka, ibyiringiro bizima kandi bitagajuka, twizeye kandi twiringiye. Ndagira ngo kandi ubuntu buva ahera bubane nawe, kandi imbaraga zikomeye zigutwikire, imbaraga zitaneshwa zibane nawe n'ubugingo bwawe. Hanyuma ndagira ngo nkugezeho ubutumwa Imana yaduhaye ubwo twasengaga, hanyuma nahawe kugira ngo ubishyire mu bikorwa, cyangwa se ubyumve, cyangwa se ureke no kubyemera. Gusa igihari ni kimwe, nuko nabamenyesha ko Imana iravuga. Imana iravuga. Hariho abavuga bati se Imana yadusuye, twebwe yatubwiye, ariko icyo cyifuzo abantu bafite, abantu bo ku bwa Mose barakigize. Bakigize, Mose arababwira ati nimukarabe, aho mvuganira nayo ni ku musozi, tuzamuke rwose n'abagore n'abana n'abagabo, muzamuke nta kibazo, muze Imana ivugane namwe. Hanyuma ngo bakizamuka umusozi, ngo bamaze kwiyeza, ngo haza guhinda kwishi Imana ize kuvugana nabo. Hanyuma nta muntu wigeze ugeraho Imana ivugira, bose baratongotse ku musozi barirukanka, kubera ukuntu bari bumvise imirindi y'Imana. Rero wowe usaba ko Imana yagusura, izagusura pe, izagusura. Ariko kandi nubona ibyo tubona, ukumva ibyo twumva, uzasanga ari ibintu ukwiriye guharira ba nyirabyo. Hanyuma ni byiza rero none, gusa Imana kuvuga kwayo kurakomeye. Reka dusenge. Mana urakoze kuko nanone umpaye umwanya wo kuganira n'abera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi rishimwe mu mbaraga z'umwuka wera. Tegekesha ijambo ryawe ry'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, wimure imisozi itabimenye kuri aba bantu bawe. Bisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Benshi bari kubona isenyuka ry'imiryango cyane, bakibaza ngo ni iki cyabaye. Ariko ni igihe cyo kugira ngo abantu bamenye ukuri kuri ku mutima w'Imana. Eske habaye ko ingo z'abashumba, iz'abahanuzi, iz'abakomeye, mperutse kubona akavidiyo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, umugore wamukubitira urushyi mu ruhame, amukubita urushyi rwo mu gutwi rwiza mu kibuga cy'indege ya Laninze yahagaze mu ruhame, ararurya rwose. Rero birakabije, ariko niki kiri gutuma muri iki kinyejana imiryango isenyuka? Abantu benshi bafite amakontragiti n'abadayimoni. Ayo masezerano Satani yasinyishije abantu benshi batandukanye. Abantu bamaze kwakira umwuka wa kidayimoni, uwo muntu ntibukiri mu bantu rwose, bamwe na bamwe. Imana rero yamishura ibintu bikomeye. Nagiye kubona, mbona abagabo benshi bicaye ahantu hari nko muri stade iyo ariyo yose ku isi. Mbona bifashe ku matama, ariko mbona hirya yabo n'abandi badamu nabo bahicaye bifashe ku matama. Abo bantu bose, yaba abagabo n'abagore, mbere yabo hari ibyapa bibiri. Icyapa cya mbere cyari iruhande rw'abagabo, cyari cyanditseho ngo ni igihe cy'ubwenge kuko isi iri kurindimuka.
mbaza uwari ufite icyapa ngo ubwenge niki ushatse kuvuga. Ijwi rivugana nanjye ngo ubwenge ubufite akora igikwiriye mu gihe gikwiriye. Ndabaza ngo sisobanukiwe. Iryo jwi rivugana nanjye ngo uzambwirira abagabo bose bakumva. Ni igihe cyo gukoresha ubwenge, ntabwo ari igihe cyo guhanganisha imbaraga z'umubiri. Yesu mu isi yari afite imbaraga, ariko ku bwa mishoni yari afite yo gucungura itorero, ntabwo yari afite umwanya w'iteramakofe. Yari afite umwanya wo kubwira abantu ko ubwami bw'Imana bubegereye. Rero birakwiriye ko nubwo hariho imbaraga z'umubiri, ariko turwanisha umwuka iteka, turwanisha ubwenge, turwanisha umwuka. Hanyuma munsi icyo cyapa ahantu hasoza, nabonaga hariho ibiganza bimeze gutya ariko bifite umutsima mu maboko. Ndabwirwa ngo ibyo biganza ngo biteruye imbaraga zitera kwihangana, zitera guca bugufi abagabo muri rusange. Data wa twese, Imana yo kwizerwa, igira neza, idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ndekubwire ko itanze imbaraga n'ubwenge icyarimwe ku bagabo zo kwihangana. Turi mu kinyejana ushobora gutaha uvuye mu kazi, umugore akabwira umugabo amagambo ateye ishozi, akanavuga ati bibeshye uvuge wowe, abakujyana barahari, naho ujya harahari, harateguye. Turi mu kinyejana hagiye kubaho ibura ry'abagabo ku rwego umugore turi gusatira ko umugore agiye kujya yifuza gutungwa, abagore babiri cyangwa batatu cyangwa bane bagiye kujya bifuza kwitirirwa umugabo. Ariko turi gusatira bya bindi Bibiliya yavuze ngo muri icyo gihe abantu, umugore, abagore 7 bazajya bifuza kwitirirwa umugabo. Ntabwo isi system iri gushyiraho ari y'ineza nk'uko mubizi, ahubwo nayo iri kujyanwa muri system, kuko nababwiye ko ibintu byose biremerwa mu isi y'umwuka, bikava mu isi y'umwuka bigaragarira amaso. Maze guhura n'abapapa benshi bubatse, akubwira ati cyewe mfite abakobwa barenga 5. Iyo uganiriye n'umwe ku giti cyarakubwira ngo kuba wubatse ntacyo bimbwiye, impeta ntakimbwiye, ngiro wa 2 cyangwa ngiro wa 3, ariko nibura mu bitekerezo byanjye hinjiremo ko mfite umugabo. Twe tuganira n'abantu benshi, tuzi byinshi. Hirya rero y'ibyo nabonye icyapa kiri uruhande rw'ababyeyi, igitsina gore
mbona handitseho ngo buri mubyeyi wese w'umuhanga ngo iri hurizo araritsinda kubwo kumenya inshingano z'ibyo yaremewe. Buri mubyeyi wese w'umuhanga niko hari handitse, aratsinda bitewe no kumenya inshingano z'ibyo yaremewe. Mama, waremewe gutukana, waremewe gukubita umugabo urushyi mu ruhame, waremewe kubahuka cyangwa no kubaha. Numva ijwi rivugiye hagati mu babyeyi riranguruye ngo Imana yarekuye bamwe muri mwe kugira ngo muba akabarore, abandi barebereho, ngo ariko ntimwiga. Hari abirirwa babeshya ko kuba batari kumwe n'abatware babo ngo ari bwo batekanye, ngo ari bwo bameze neza, ngo ari bwo ngo batuje, ngo ari bwo ngo bakomeye, ariko icyo ni ikinyoma. Kuva kera urugo rw'umugabo rugira ibintu bitatu bikomeye urugo rutama umugabo. Icya mbere, ntawe uruvogera. Icya kabiri, rubaho igitinyiro cya kigabo. Icya gatatu, rugira amahame. Utinye ko umugabo niyo umwana munani ahita bamusohokera mu nzu, ugende wubaka ubuzima bwawe. Kuki umugabo abikora? Nuko aba azi ko kugira ngo agere aho ageze byamusabye imbaraga. Umwana atize rero agakomeza muri bebe mama, agira ngo isi irasakaye, akagira ngo hariho imikino. Isi nta mikino ifitanye n'abantu. Iyo ikonyeje wonka vuba, kuko icutsa vuba nanone. Ukaba wubatse urugo rwawe, umuntu akakujya mu matwi ngo senya nibwo urabugira libete, senya nibwo bla 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 bla. Shuti zanjye, Imana yanyeretse ibintu bikomeye mu gisata cy'urugo. Message zacu Imana iduha ngo tubazanire niyo content yacu hano, kuko ubuho muri kino gihe nta n'ibindi. Imana nyine yimwe ikaza ahantu henshi, ariko burya n'iyi nicaye imbere ni church. Rero je ndi Jeremiah, Imana yanshiriho k'umuhanuzi uhanurira amahanga. Natumwe gutera imbuto, kubika, gutera no kurimbura. Rero nawo ngo umenye icyo gukora. Ubwenge buruta izahabu, ubwenge buruta amabuye y'igiciro cyinshi, ubwenge buruta ibindi bintu byinshi. Ubwenge nibwo bubeshaho umuntu. Ubwenge n'ubutunzi ntagereranywa. Mfite iyerekwa rindi rya kabiri, nkahita nsoza. Imana yarambwiye ngo abantu benshi batumye abakozi, abagaragu bayo bahinduka abasabirizi. Eliya umuhanuzi, Neriya yageze mu nzu y'umupfakazi,
avuga ngo uko ushonje. Pfakazi aramubwira ngo nta kintu kiri muri iyi nzu usibye agafu dusigaje jye n'umwana wanjye, tukakavuga tukipfira tugahwera. Neri aramubwira ngo gasonge uzane n'amazi ninywere. Rimwe na rimwe abantu b'Imana bashaka kugira inzara ukishima, ariko ntugire ngo nawe uzagomororerwa. Anytime uzisanga uri mu buzima bubakeneye kandi ntuzababona. Tugiye kwinjira mu gihe kubona umutumisha ari ikibazo. Hama rero Imana ibiteho, Imana ibagirire neza. Imana irambwira ngo kugira neza ngo byagiye he muri mwe. Nabavuze nabi uribana, nta neza wagiraga n'ubundi. Wahuye n'ibigeragezo ugira ngo Imana yarakubeshye. Ntawe utabarwa ataciye mu butayu. Tuwagera i Kanani utanyuze mu butayu. Iyo Imana ivuganye nawe ntabwo biba mu gitondo, haba hari processes bicamo. Abisirayeli kugira ngo bave muri Egiputi bagera i Kanani, hagati ya Kanani na Egiputi harimo ubutayu bwashiriyemo benshi. Imana yanyeretse abantu benshi b'abanyamasezerano baguye mu butayu kandi baravuganye n'Imana. Ubwo kunanirwa no kwinangira no gucika intege no gutuka Imana n'abakozi b'Imana. Ubundi ninde wagushizeho ngo ujore ibyaha by'abakozi b'Imana? Abakozi bakorera igihugu icyo ari cyo cyose, ibyaha byabo bihanwa n'igihugu babarizwa. Amakosa y'abana b'Imana ahanwa n'Imana mu buryo butandukanye. Ninde wo kwicara ku ntebe y'imanza ngo uce iteka? Rero Imana ibahe guhishurirwa ibirenze ibyo tuvuga, kuko mugiye kwinjira mu gihe cyo kubura ubu butumwa, mugiye kwinjira mu gihe cyo gukenera ijwi ry'Imana. Ubu umuntu asigaye ashakisha ahantu hari akacano kariho umuhanuzi, umuntu uvugana n'Imana. Kandi imbere abantu bari bafite umugisha wo kuvugana n'abakozi b'Imana bagasengana, ariko ubu ntawe ugifite umwanya. Kubera iki? Ntabwo umuntu azaba yagiye mu kiyede ngo agire n'umwanya wo kugusengera, azatayihirika. Ntabwo umuntu azaba yiriwe amotara ngo agire n'umwanya wo kugusengera. Ntubyumva se ko bigoye? Ari muri kasike ari guhindukira ushaka abagenzi ngo ari no kugusengera, ntabwo bizakunda. Rero Imana aramwenga abantu bagiye kwinjira mu gihe cyo kwisengera bakimenya. Kandi reka mbabwire ko ntabwo twahawe ingabire zimwe. Hariho umuntu wagusengera ibintu bigasobanuka, imyuka mibi igatsindwa. Imana ibamugisha. Mwari kumwe na Prophet Apostle Evode. Data abagirire neza. Shalom shalom. Amen.